umva tugeze ngaho nyishuri biographe wavuganye ishuri Nuzanga no twavuganye none twavuganye he angana go je nakwishyura anyishura ntagomba nyina kunyishura go ndakwishyura anga go twavuganye hara hepfo uranyishura nyina go nakwishyura anga kuranyishura na Nuzanga no twavuganye none hara twavuganye se twavuganye hara hepfo ngoma ya mbere mu mafaranga iravuga ikayika nyina go nakwishyura anga anda gukubise rero wa mugabo urankubitira ngomba kunyishura mangerere ndi gubye ndi nigeryo na n'umuseguri uranyishura bana n'umugikana cya turi boko ngenda kwa sase ngani cyane cya kuri sase ngani ngenda kwa sase ngani uraba twasa ese bara gukoranga azeba ni sase ngani nari amarishana cya kuri na gose ngani avuye tugejana bite nuko nta museguri amafaranga yo ngira ngo angase ono twanavuganye n'ubundi ntabwo twavuganye anga twavuganye kwa komisiyoneri hano kwa komisiyoneri tugende fatigari tumonuke nge ntabwo nakwishyura nga wanyice nge uranyice nanjye rigari ndivuyeho nge uranyice umva nakuranyishyura ntabwo ndakwishyura ntabwo ugiye kunyishura ngewe ntabwo ndakwishyura uranyishura nge ntabwo ndakwishyura nanjye do wanyice bucya bimeze nge uranyica ugomba kunyishura umva nk'abantu yewe mukuyiriya ariko ngo mwege nigute umuntu mwavuganye ataguje wamwishyura ntabwo nakwishyura ahantu twavuganye se kugeza no kimwe mwamwishyura ntabwo nakwishyura amafaranga yawe yesi ndakwishyura uranyishura ibyo wigira nge simbaho yesi muzi ntabwo nakwishyura ntabwo ngiye mukuru ngiye namwishyura ntabwo umuntu ngiye mukwira kuri ntabwo nyine hiriye kare ndikumubwira ati hano hari neza hano hari nabi nebe nta musego ngewe ndamwishyura ijana utari kureba wowe wari utari kureba nuzi ngewe ntabwo nakwishyura mani nibyo wigira ntabwo ndakwishyura amaze muri gukora ubusa ushaka no kugwana wowe ushaka kugwana ushaka kugwana mere kugwana barabafunga mere kugwana oya ngewe uno mugabo afite umunwa munini ngewe turagwana oya ngewe ugomba kunyishyura ari nge ntabwo ndakwishyura mwe mwakwishyura umuntu atageza aho mwari mugiye ntabwo ngenda kwishyura ugomba kunyishyura cyangwa wagukubita rero kakubayeho ngewe ntabwo ndakwishyura nibyo ndagukubita rero nibyo sinakwishyura abagabo mere gufunga ugomba kunyishyura nose ni gute umuntu muba muvuganye umugegeza kuba komisiyoneri hangari kuba komisiyoneri tugera abakomisiyoneri bari hano ni mu biti komisiyoneri imbere gato yehe tugenda ngeze kuba komisiyoneri nyishyura ngewe yakumvikanye kugera none twavuganye kuba komisiyoneri twavuganye kuba komisiyoneri nge twavuganye kuba komisiyoneri ni gute kumwe abanye kwishyura sinda kwishyura hangange urantwara nge sinakwishyura nge ntabwo ndakwishyura amafaranga yanjye ugomba kuyamara nge ntabwo ndakwishyura yaza nawe cyangwa umuntu akunyuzemo iki ndagukubita ushaka guhana ushaka guhana kurwana gusa ngedo nakwica ndamukubita ngewe n'umuntu ari kwishyuza problems make me stronger ugomba kuyama n'amafaranga yanjye urayama naguyama You dey use your generation to finger. urayama Ewe Mungu reka kurikira kurwana. Ndo kurupfa amafaranga. aho yajya kora kugera kwa Kisa. Ngo